bakunzi mukomeje kudukurikirana ubu tugeze rero muri wa mwanya w'ibitaramo bya Susuruka Show aho tuzagenda dukomeza gukurikirana ubuhanga bwihariye bw'abahanzi mu karere ka Rubavu ngira ngo rero tugiye kwerekeza mu mwanya ukomeye cyane wabyenda gusetsa turi kumwe n'umukomedie from Nowhere from Nyanza umuhanga wihariye mu byenda gusetsa mbabwiye ni Claude ari hale binyuza umutima bikaza on stage. Murakoze cyane nsarakoze kumpa umwanya ariko nta jambo mpaye kuko ryo ndihorana yambaye n'amazina menshi cyane from Nowhere, okay? So amazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Jean Claude Dusabimana ariko ku bijyanye n'ubuhanzi mfite amazina menshi cyane nanjye ngiye kuyavuga kubera kuyibagirwa mbanza kuyarebaho ni Dusabimana Jean Claude ari buhanza Nyanza man Briggy man, Briggy president, aka Kirida. Murabyumva ariko Gen Kirida kubitewe bamaye izina rya Kirida bitewe n'ukuntu ngana murabibona ndi munini nkayo. Ikindi kandi musesenguye neza Kirida ni amajambo abiri Icyongereza n'Igifaransa. Hari kir kwica and da yiryinyo. Amen. Ubwo rero ndi kir. Okay. Muri no minsi hari ibintu biri kuba bitangaje. Bitangaje cyane muri no minsi habaga imikino yo kwikarifira kujya mu gikombe cy'isi Coupe du Monde izabera muri Qatar. Iyo makuru barimo yafite ushobora kuba mutarimo yafite. Hanyuma rero ikintu cyanunguye muri no mikino Amavubi yarakinnye akina neza ariko agira ibyago byo gutsindwa. Buri gihugu akinnye agatsindwa. Hanyuma y'amakuru abazwa umutoza amazi mpamvu ese kuki mukina mugatsinda aba yabaye iki nyakubahwa Mashami Vincent umutoza w'igihugu y'Amavubi tumaze kubona umukino hano wa umukino w'indango zigiye uko twabonye hanyuma twagira ngo tubwire ese byagenze bite kugira ngo mutsindwe ibitego bingana kuriya byadutunguye cyane murakoze twagerageje gukina neza n'ubwo wenda bitagenze uko twabitekerezaga ariko abakinnyi banjye nari nabahaye inama z'ibyo bagomba gukurikiza muri système de jeu twari tumeze neza tactiquement mwabibonaga twakinnye neza cyane hanyuma n'ikihe kintu cyatumye mutsindwa cyatumye dutsindwa nabivuga mu mpamvu eshatu z'ingenzi iya mbere ni ibijyanye n'izina izina kutwita Amavubi tugahangana na Aigle Noir tugahangana na Leopard tugahangana n'Intare urumva biba bikomeye turasaba ko rero bahindura izina kugira ngo tujye dukina kandi dutsinde birumvikana iyo mpamvu irumvikana cyane ariko noneho watubwira ku bijyanye noneho wari utubwiye impamvu eshatu utubwiye impamvu imwe iya kabiri ni iyihe murakoze cyane impamvu ya kabiri bari kutubwira muhumura impamvu ya kabiri nuko iyo dukina football mwese murabizi ko dukina football ariko biratangaje kandi biratunguranye kubona batsindisha ibitego umutwe rero biradutungura biriya byakaba ari amakosa kuko iriya yakaba ari penalty rwose cya kintu na FIFA rwose icyo kirego twaragitanze barimo baragikurikirana okay urakoze cyane hanyuma impamvu ya gatatu niyihe impamvu ya gatatu nuko akenshi imikino yacu mwarabibonye n'abafana mu byumve mwarabibonye dukina imvura yaguye kandi Amavubi ntabwo yakina imvura yaguye ngo arwinge Mashami Vincent rero urakoze cyane reka tugushimire ubwo ibyo bibazo watanze byumvikanye twizere ko birahinduka hanyuma rero nk'uko mubizi turi hano turi kuganira n'abaturage batandukanye twasazana ariko bambwiye ko ngwino ngo itagaragara ituma ntagaragara ariko murabona neza ndizera ngiri kugaragara neza noneho hanyuma rero tugusanze hano mama amakuru yawe amakuru neza umahoro meze neza se meze neza none se tubwire niki ushaka kubwira abantu bagukurikiye muri aka kanya twabonye kuva kare wakijambo turishimye cyane kuba muduhanyanya natwe tukaza hano tukagaragara hano kuri kamera ni igiciro cyinshi cyane hanyuma rero nasa ku ntego kuko amasaha ari kuducika murakoze cyane turagira ngo muzadushimire nyakubahwa perezida wa repubulika kuko
byagenze biteze ubu ngubu ahantu hose hari imirimo tujyayo tukaharwanira nuko twahindutse abapfakazi ahubwo muzaduhera amashyi perezida nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze. Hanyuma rero ikindi kintu gisigaye kintangaza muri ino minsi gutereta biragora. Gutereta ni ibintu bigora ariko ni ibintu dukunda ariko muze kumbabarira agahinda karanyica. Ndetse umukobwa w'i Musanze yitwa Fifi. Fifi namukunda cyane yarandi ku mutima. Hanyuma ngiye kumusura nakoze surprise najyanye n'abantu banjye babajama twirirwana tubana turagenda nifunze kabisa nke ubwo mise mbireka kubabara kuko nkomeje kubabara ntabwo navuga sitori mbiryohe. Hanyuma mpageze niteguye gutera ivi murabizi iby'ubu dutera amavi kugira ngo ugende neza imbere y'abakiriya. Will you marry me? Oya sheri witere ivi hano dutera ibirayi ni umusaza. Ubwo tayari batangiye kunyebera hashize umwanya haza umusaza abambwiye ko ari papa we aranga ati papa yari hanze agiye guhitaza papa wawe abaraje nibo sha nibo mwana amakuru ni meza muzeyi uraho se uraho neza mwana usanga ko rero mu bintu ngajya kubyara. Hanyuma se Fiyete ngo murakundana koko? Fiyete turakundana ni inshuti yanjye ndamukunda kandi numva nifuza kuzabana nawe. Uko bose mwana ubu kuzabana n'umukobwa wanjye reka mubwire urabona ko nagushimye usa na morera izana amadovize nta kintu nkora kindi ntiwatsinda ikibazo kimwe gusa ntugitsinda uhita umutwarana n'inkwano yawe nyine urakoze cyane mubyeyi ndabashimiye. Ariko rero uretse kunshimira rega none se nari nakubaza mwuzi gutandukana hano naduhinga ibirayi ubwo se wamutwara ugahinga nabyo ariko nabishobora kuko nizi ubuhinzi mu Bufaransa. Hanyuma rero ngaho mutandukanyiriza ibirayi umbwire uzi gutandukanya kubirayi urabizi ngaho rero utandukanya imvange n'ibirayi by'ifiriti. Ibyo tubibamo buri munsi byose ni ibirayi ahubwo byose ni ibirayi. Oya ntabwo ari ibirayi kwa gicucu mbega cya kigoryi ibirayi by'imvange n'ibikiri mu murima naho iby'ifiriti n'ibirayi dukura kwa kazungu wakibura buryo nta mukobwa wenyine guhaye tayari umukobwa muburanyeho. Nshuti nziza mukomeje gukurikirana ibitaramo bya Susuruka Show, dukomeje kubararikira kunyurwa no kwizihirwa no kubaha ikaze kuri channel yacu ya YouTube Igisubizo Entertaining Arts, aho mukurikirana ibitaramo bya Susuruka Show guhera ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 19 z'ukwa 12 buri wa kane na buri ku cyumweru mugenda mureba inganzo n'ubuhanga bw'abahanzi bo mu karere ka Rubavu uko bugiye butandukanye mu mikino igiye itandukanye, ikinamico, komedi, danse traditionnelle, danse moderne ndetse n'abahanzi b'umuziki nyarwanda. Ndagira ngo mbabwire rero ubu tugiye gukurikirana itsinda ry'abahanga b'abahanzi akaba icyerekezo. Ndagira ngo mbaye ikaze on stage mwirebere ikinamico nziza cyane nikaze icyerekezo. Bakunzi b'ikinamico muraho, uyu munsi itsinda icyerekezo twabateguriye umukino witwa Birashoboka. Ese koko birashoboka ko uyu mugabo yahinduka akabana neza n'umugore we? Kandi si uyu mugore wahozwa ku nkeke birashoboka ko yabona ubutuzi akazabyara neza? Nimukurikire umukino. Uziko nahiranga n'agahinda kakwibagirwa ibibazo bya sokose bigiye kuzansaza. Akanuma kankuririmbira utuzi karitse ku nkombe z'ikiyaga gateza amagi akose wa mugabo wajya ugenda witonze buriya urahubuka. Marinete w'abafana b'Akabuye
ndeke mu mugongo. ahubwo umva mugabo mwiza Ibi nagiraga ngo njye nawe tujye inama utware gahunda ibera ku kigo nderabuzima yita ku bagore batwite se ntabwo washaka umwanya tukazajyanayo gapfa nabi ongera kanijya kwihengera Kigali we. babyeyi babyaye ariko nibutse inama ngiye gushaka umuntu ufasha gufurira imyenda Mwiriwe. Marigari mwiriwe. yeee Se kutanyikiriza ubugiye mu duki. se uri hano uraho neza Amakuru se ko mbona wari wiherereye habaye. yewe hari uturimo narindi kwitaho mu gikari None cyari kinzanye. Nje kubaza impamvu wa munsi mutaje kwipimisha. Twarategereje turahira. kwipimisha Ih, yewe umugabo wanjye yarabyanze bigeze aho se? ni ukuri Ari hafi se cyangwa yagiye? yagiye mu murima Ntabwo byumvikana. Ku buryo ngo ko mujya no kwipimisha. ahubwo nakubazaga niba njyewe njyenyine ngiyeyo bampima ku giti cyanjye Oya, biba ngombwa iyo mujyanye n'umugabo wawe. Agahabwa inama z'uburyo byagufasha mu mirimo yo mu rugo kuko hari ibyo utagomba gukora. ubu se azabyemerera Azabyemera ahubwo reka ngende noneho saa sita ndabanguka ku buryo turi buhurira navuye mu murima tumugire inama mu gitondo mujye kwipimisha kuko igihe cyabarenga ubona noneho sinagenda nagize icyo mubwiye wowe ufite inshingano ugomba kwitaho ukagerageza buryo ki uzajya ubona indyo yuzuye ukarya imbuto ndetse ukanaryama ugasinzira ukaruhuka neza noneho nijoro ukarara mu nzitiramibu iteye umuti ukagerageza mu buryo bwose ushoboye nubwo mutabanye neza ariko ndizera neza ko nitugaruka biri bukemuke turamugira inama rwose aha uzi ugerageze none umugabo wanjye uko muzi simbizi arahinduka wowe ntugire ikibazo kandi ubyizere reka ngende turagaruka reka nguherekeze Mbega ubushita n'ikibanza. Sirasha amabajya umugore dusanga byatetse. Marigarita! Marigarita wakabuye umubyaro! Karamubuzi ihute vuba duvaye hano. nahageze se watashye zana ngufashe iyo Umfashe befisi. Ya myenda wayimeshe? utanye ubu nabi Ya myenda wayimeshe? imyenda nayifuza Sanga kumba kakimuzi. Watetse? Watetse? oya ntabwo natetse Marigarita wakabuye wakoze iki uyu munsi? nyine nafuze hanyuma mbura imbaraga njya kuryama Kwapamani ijana cumi vuba. iki Kwapamani ijana cyangwa ko tubuhira wese. Sikaba. Uri nta kibazo ufite. Ubwo umubwenge bwabwimutse ku buryo nasi. Isuka hejuru y'umugore utwite nasoni. Bishoboka bite? Sirasana ry'umugore ryanze kundeka ibitose. Urabona ndashonje. Siyo ntabwo yakabaye impamvu yawe. Tumushaka kumwicana nta n'isoni. Kiragapfa gusa. Umva mubwire tuza twumvikane. Tuza twumvikane. Itonde. wa mugabo ca bugufi koko ntibishoboka ariko mubaze ubundi wa mugabo uyu mugore wamushatse umukunze cyangwa ntabwo wamukundaga waramubeshya Mukunda niki n'abazimu n'abadayimoni b'iwabo. ca bugufi rwose kumva Nimba wumva ko ari umudayimoni akaba ari wamuteye ubwo umudayimoni ni watu wa muganga cyangwa abazimu n'abadayimoni hamagara abashinzwe umutekano wowe. ntabwo wamuteye urumva rero kuvukamo abadayimoni cyangwa no kuvukamo umwana musa ca bugufi rwose umenye neza agaciro k'umugore wawe n'umwana wawe Umva mubwire kandi yumve neza. Rimwe nararyamye ndota ko ubuzima ari bwiza gusa ntabutse naje gusanga ubuzima no kugira inshingano ukanazubahiriza. ca bugufi wumve neza inama tukugira ese ubundi mubaze uyu mwana uyu mugore agiye kubyara ni umwana wawe akanga iyi ni nina yambi imfura yawe kuko ukayifata gutya bene aka kageni ubundi umenyere ibiryo indyo yuzuye ryabo by'imbuto wa mugore Umva mbwire ikintu. Ibuka neza ko icyo uhaye umugore n'icyo uhaye umuntu muri rusange nicyo kigarukira. Nuhereza uyu mugore wawe uburakari azaguha intambara ariko numuhereza umutozo azaguha amahoro akangana n'icyo kiba muri iyi ntacyo nta kirasumba. guhinduka biragoye ariko birashoboka twese dufatanyije ihangane ucemo dore uburyarya Oya ntabwo ari uburyarya arahinduka.
mpagurutse umfashe njya kuzingira umunsi wo mwanzuro ntabwo wava mu rugo rwawe urabona ugize amahirwe utangiye guhinduka umugabo araca bugufi ndabizi ko atarava mu mwanzuro muzima aha umugore ndamwizi mwiza njye ndagukunda rwose urabizi urankunda ubwira ngo ntwite idayimo hari kare reka ngire ikintu nkubwira nta gihe ntarengwa cyo kubasha kubona umucyo usimbura umwijima bisaba intambwe imwe rukumbi kugira ngo utangire urugendo ugushoboka kwabyo bibumbatiwe nawe wowe ubwawe wa mugabo umva inama tukugira uce bugufi usaba umugore wawe egera umugore wawe umusare mutegura neza umwana wacu wubaka umuryango nyarwanda muri rusange dukeneye natwe rwose umugore mwiza ndagukunda urabizi mbabarira izina ry'Imana sibyo urutoto rwawe urarugabanya cyangwa urarureka ndagapfa kino gihe urashaka wabambi hano sinzabyumva mugore mwiza ahubwo Ihangane, ntabwo uyu mugabo nturi kubona agaciro bugufi imbere yawe byari bisanzwe se byose byahindutse oye mubabarire mubabarire urumva ubishaka ko mubabarira banza ubabarire kwanza iki kibondo kiri aha ngaha cyumva induru zawe za buri munsi bari cyo uheraho imfura yawe ntabwo imbere y'umugore byakunanira ngo wabishobora mu mwana umwana papa aragukunda gahagurutse umwana gahagurutse umubyeyi hagurutse umugore wawe akushe mubabane ni iki cyari cyarabuze rwose ahubwo wa mugabo akamugire inama mwihute mu gitondo muzinduke mujye ku kigo nderabuzima mujye kwipimisha kuko dore igihe cyari cyabarenga mumuseke njyewe ndabyuke ku kigo nderabuzima njye inyoni ya mbere avuga twabyuke njyewe n'umugore wawe bya nabyo ndagapfa kino gihe mugore twabyuke nizere ko utari kubabeshya oya buracya muri kugenda rwose umva turabibona neza ko nawe ari buze ahubwo sheri mutse cyangwa nyine tukirambagizanya umva rero akantu ugiye kugutura sindagira usange dusabane nka kera utarasuhuka kera nkiri rudasumbwa ukinsimbagiza abasizi bakansingiza mugore wanjye nanjye naragukunze ikintu cyo twari twarabuze nawe sibyo